ese hari ikintu umuntu yakishingikirizaho kikaba kidashobora guhinduka muri iyi si? Hari ikintu umuntu yakishingikirizaho ku buryo kidashobora guhinduka muri iyi si? Nibyo ngira ngo tuganireho uyu munsi wa none. Ndagira ngo muri iki kiganiro menya nibi utahe umenye niba hari ikintu wakishingikirizaho kidashobora guhinduka. Niba gihari urakizi, niba ukizi sava, ariko niba utakizi iyi podcast ni yawe. Menya nibi, ibi nabyo bimenye. Ugasoza kino kiganiro umaze kumva ko hari ikintu, nta kintu na kimwe kidashobora guhinduka kiri hano muri iyi si. Reka mbabwire ikintu kidashobora guhinduka cyonyine kugira ngo tuze gukomeza kujyana muri iyi podcast, muri iyi menya nibi urahava umenye ikintu kidashobora guhinduka. Nitwa rero Apotre Missionnaire Emmanuel. Nko bisanzwe tugiye gukomeza gukora ikiganiro tuganire muri gahunda ya menya nibi, ijambo ry'Imana. Menya nibi ngibi kuko nabyo birakenewe mu buzima, birakenewe. Yesu ashimwe. Rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana niryo ryonyine ridahinduka. Niryo ridahinduka kubera iki? Nicyo kiganiro tugiye gukora. Tugiye kureba impamvu ijambo ry'Imana ridahinduka. Ijambo ry'Imana impamvu ridahinduka, ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yohana 17 umurongo wa 17 niho havuga ko ijambo ryayo ariko kuri konyine. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo rya Yesu ni ukuri. Rero nimba ari ukuri, ni nayo mpamvu ridashobora kugira gute guhinduka. Haleluya. Ngira ngo urabyumvise. Usibye detaye nkeya cyane tugiye kwinjiramo, ariko ubundi ijambo ry'Imana niryo ryonyine ridahinduka. Reka mbabwire ubundi inshuti zanjye mwe mukurikiye iyi gahunda ya menya nibi, abantu bashobora guhinduka. Abantu bahinduka, bahindura ibitekerezo, amategeko yahinduka, ubukungu bwahindagurika, ariko ikintu kimwe cyonyine kitajya gihinduka ni ijambo Kristo yavuze, ni ijambo Imana yavuze. Uyu munsi rero turaganira ku buryo ijambo ry'Imana ari ihame ridahindagurika. Ijambo ry'Imana ni ryo hame ryonyine ridahindagurika. Yesu ashimwe. Reka turebe wenda nko mu gice cya mbere, turebe nko nk'ijambo rya mbere rituma ijambo ry'Imana ridahindagurika. Muri Matayo ibice 24 umurongo wa 35 niho handitse uburyo ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana, niyo mpamvu twabwiye ngo ntago rihinduka. Hano turasomye muri Matayo ibice 24 umurongo wa 35 niho dusangamo ko ijuru n'isi bizashira ariko amagambo Imana yavuze, ariko amagambo y'Imana, amagambo ya Yesu ntazigera ashira. Turi ku ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana niryo ridahinduka, kubera ko iryo wowe wabwiwe n'umwana w'umuntu, nimba uryicariyeho ukaba ukiritegereje, ukaba ukiryizeye, menya yuko anytime rishobora guhinduka. Menya yuko uko ashobora gucya mu gitondo yabihinduye rwose, yabihinduye rwose, yanabivuyemo, ariko ijambo ry'Imana niryo ridashira, niryo ridahinduka. Ibi bivuze iki? Imyaka ishobora guhinduka. Umuntu ashobora kukubwira avuga ati igihe runaka mu myaka iri imbere bizahinduka, mu myaka iri imbere nzagufasha iki n'iki, ariko ukabitegereza ukabiheba rwose. Ubuzima bushobora guhinduka anytime, ubuzima bwahinduka, abantu bashobora kuguhinduka, ariko ijambo ry'Imana niryo ryonyine ridahinduka. Ijambo ry'Imana yavuze no kubikora izabikora. Imana nivuga ngo ejo nzaguha iki n'iki, ejo izabikora. Imana niyo yonyine ivuga ngo nzakubaka kandi ikakubaka.
Imana niyo yonyine ivuga ngo nzagutuza kandi ikagutuza. Imana ni yonyine ivuga ngo nzagufasha kandi ikagufasha. Imana niyo yonyine ivuga ngo ejo uzabona iki n'iki kandi ukakibona. Imana niyo yonyine ivuga ngo tegereza ndabikoraho kandi koko ikabikora. Ahangaha twakuramo irihe somo? Ni ukutubaka ubuzima bwawe ku byiyumviro byawe, gufata ubuzima bwawe ubwubakire ku byiyumviro byawe, ahubwo byubake ku ijambo Imana yakubwiye. Haleluya. Ibyiyumviro byawe reka kubyubakiraho, ubakira ku ijambo ryonyine Imana yakubwiye. N'Abanyarwanda nibo bazi kubivuga neza, bazi no kuvuga ngo aho kugira ngo nicare ku mutogoto w'inkono nakwicara ku ijambo rya nyirayo. Ko burya nyirayo niwe ushobora kukubwira ngo ndatetse, ariko tegereza turarya. Ariko wowe wihandagaje ukagera nk'ahantu kumva inkono birimo biratogota birenda gushya, birimo urumva inkono birimo birabira, kavuga ati ndaza kurya tu uko byagenda kose, wabitegereza ukabiheba. Wabitegereza ukabiheba kuko nta wakubwiye ko bari bukugaburire. Ariko nyiri inkono uyitetse aramutse akubwiye ngo icara utegereze turarya, mwarya, kuko ari we wabikubwiye. Rero aho kwicara ku ijambo cyangwa aho kwicara ku mutogoto w'inkono, wakicara ku ijambo rya nyirayo. Rero ntukubakire ku byumviro byawe cyangwa by'undi muntu wakubwiye, ahubwo ubakira ku kuri kw'ijambo. N'iki Imana yakubwiye, ibi nabyo bimenye, birakenewe. Menya nibi, ibi nabyo birakenewe. Wikicara ngo anko yaravuze ngo tuzajya, ngo azakujyana i Burayi. Wikicara ngo anko yaravuze ngo azakwishyurira ideni. Wikicara ngo runaka yaravuze ngo arabikora. Wikicara ngo runaka kubwenga ari kukugaburira. Wikicara bwacya mu gitondo byarangiye, yabihinduye rwose. Muri kamere umuntu arahinduka, ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Iyo yavuze no kubikora irabikora. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo rigenga ubuzima, niryo rishyiraho ubuzima. Ijambo ryawe riba itabaza ry'ibirenge byawe. Nuko ngo ijambo ry'Imana nibyo tabaza ry'ibirenge byawe. Byanditse muri Zaburi 119 umurongo w'105. Zaburi 119 umurongo w'105 niho handitse ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byawe. Kuko umuntu yahura n'umwijima, ahura n'umwijima mu buzima, ashobora kugenda atazi yajya, atazi niyava, ariko ijambo rye niryo rumuri ruzamurikira ibirenge byawe. Ijambo yakubwiye niryo rizakwereka aho uzanyura. Ijambo yavuganye nawe niryo ryonyine rizatuma umenya ngo uranyura he. Nimba yakubwiye ngo nzabigenza gutya, bitegereze uzabibona. Imana niyo yonyine ivuga ijambo ikariherekeza kugeza rirangiye, kugeza irishyize mu bikorwa. Ibyo ubuzima bwawe bwakujyana mu rujijo, ubuzima hari bwakujyana mu bigeragezo rwose ukageragezwa, cyangwa bwakunaniza no guhitamo. Ariko ijambo ry'Imana, Imana ibivuze irakubwira ngo nzabigenza kandi nimara kubigenza nzakubwira unyuraho, kandi nimara kuhakunyuza nzakwereka n'ikintu cy'ibyobo wari gukandagiramo. Nzajya ngutambutsa, nzajya ngusimbutsa ibigeragezo, nzajya mbikwereka mbere yuko abandi babigutega bashaka kubigwamo. Bazabigutega ariko ntuzabigwamo, bazakubwira gutya ariko ntabyo bazakora. Bazakubwira ngo urakize ariko bazaba ari amarangamutima. Ariko njye ninkubwira ngo ndagukijije, njye ninkubwira ngo ndaguhaye, njye ninkubwira. Ijambo ry'Imana niryo ridahera, no kubikora Imana irabikora. Ibi nabyo bimenye. Nugira amahirwe ukabona wabwiwe n'Imana, nugira amahirwe ukabona ni Imana yavuze, ujye utegereza, no kubikora izabikora. Niyo yonyine izamurikira intambwe z'ibirenge byawe, kugira ngo umenye aho ukandagira naho utari bukandagira. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine rizima,
niryo ryonyine rifite imbaraga. Ibi ngibi byanditse mu Baheburayo, Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 12. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga. Ijambo rigira imbaraga ni iry'Imana ryonyine, kuko iryo rifite imbaraga rishobora no kugukiza, kuko ari Imana yabivuze ko igomba kugukiza. Iryo jambo rifite imbaraga niryo ryaguhindura wowe wenyine wananiwe guhinduka. Abantu bahora bakwinginga ngo nyamara ibyo bintu ukora si byo. Abantu bahora bakubwira ngo ibyo bintu ntago ari byo. Abantu bahora bakubwira ngo wahindutse, ariko ijambo ry'Imana ryavuze. Uyu mugoroba ukaba, aya manywa ukaba, iki gitondo ukaba wumviye iri jambo ukuye muri iyi podcast Menya Nibi, ukemera udashidikanya ko ijambo ry'Imana niryo ryonyine rizagukiza, ukemera udashidikanya ko ijambo ry'Imana niryo ryonyine rizaguhindura ukava muri ibyo bintu byari byarakunaniye, ukemera ko ijambo ry'Imana ryonyine niryo rizasana imitima, ariyo rizasana umutima wawe, ukemera ko ari ryo ryonyine rizakumara ubwoba, ukemera ko ari ryo ryonyine rizakongerera kwizera. Ibyo ngibyo bizakubaho nta kabuza mu izina rya Yesu, kubera yuko ijambo ry'Imana niryo rifite ubuzima. Ibyo bizakubaho. Naho kuvuga ngo uzagendera kuri runaka cyangwa uzigira kuri runaka, reka da. Ijambo Imana yakubwiye niryo ryonyine Imana izaheraho, niryo ryonyine nuryizera Imana izabikora. Haleluya. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora gusoma umurongo umwe muri Bibiliya cyangwa iyi podcast, urabona ntabwo imaze iminota myinshi, ariko ugatoramo ijambo rimwe rikakugirira umumaro. Ijambo rimwe gusa akaba ari ryo rihita rikugirira umumaro w'ubuzima bwawe bwose. Nshuti yanjye, ishingikirize ku ijambo. N'iki Imana yakubwiye bari cyo ukurikiza. N'iki Imana yavuganye nawe bari cyo ukurikiza. Reka kwibwira ngo runaka yarambwiye. Runaka ni umuntu, ni umwana w'umuntu, unless yaba yarakorewemo n'ijwi ry'Imana. Ariko nabwo bisaba kumenya ngo ese ni Imana yavuganye nawe cyangwa ni amarangamutima yavugishije akurikije nawe ibyo ukeneye. Wigendera ko wikunda ko abantu baguhanurira ibyiza bihwanye n'amarangamutima yawe. N'Imana yakubwira n'ibindi bintu bitajyanye n'ayo marangamutima yawe, ariko iyo yavuze iba yavuze. Podcast ntabwo ifite iminota myinshi, nta nubwo tugiye kuvugana ku bintu byinshi, ahubwo ibyo ngibyo nibyo nari nkubwiye ngo Imana yonyine niyo ivuga ijambo ikanariherekeza rigasohora. Ijambo ry'Imana ntirihindagurika, ntago rihinduka. Iyo rivuze, iyo ivuze ibi igomba no kuvuga. Iyo ivuze ibigambiriye gukora, ntago ihemuka. Iyo Mana ntishobora guhemuka. Kandi yivuga rimwe, iyo bibaye ngombwa ivuga na kabiri, ariko ntabwo ishobora guhemuka. Ishingikirize rero ku ijambo ry'Imana kugira ngo Imana kuko ari izagukorera ibyo ngibyo yakubwiye, kurusha uko wishingikiriza kurindi jambo ritari iryo yakubwiye. Haleluya. Imana ishimwe ko wumvise iri jambo. Imana ishimwe ko udatinze hano ukurikiranye iyi podcast, ariko ukabukuyemo icyawe. Ese ugira ngo ntiwumvise? Ugira ngo ntiwumvise? Urumvise rwose. Icyo nkeneye ko wumva muri iyi podcast, muri iyi Menya Nibi, ni ukumenya udashidikanya ko ijambo ry'Imana ari ryo ryonyine ridahinduka. Ko umwana w'umuntu we yakubwira ijambo bugacya yarihinduye tayari, bugacya yabivuyemo tayari, ariko ugakomeza ugategereza ngo wa muntu yarambwiye. Oya. Ndetse hari n'igihe akubwira ugashyiramo n'imbaraga nyinshi, kugira ngo urebe ko wabigeraho, ariko wajya kubigeraho ugasanga kumbe tayari byahindutse. Imana niyo yonyine ivuga ijambo rikaba, niyo yonyine itegeka bigakomera, niyo yonyine ivuga ibyo yavuze ikazabisohora.
niko bimeze, niko bimeze. Reka rero dusenga Imana, ngusengere kugira ngo ubashe gukomera ku ijambo Imana yavuganye nawe. Uwiteka Nyiringabo, ndagushimiye, ugira neza, uri Imana nzima, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza tukabibona. Ni wowe wenyine ushobora kuvuga ijambo, iryo jambo ukariherekeza ukarigeza ku musozo waryo paka urikoze. Abana b'abantu batwizeza ibitangaza, batubwira ibyo bazakora ariko ntibabikore, ariko ni wowe twizeye. Ndagira ngo umuntu ukurikiranye iyi podcast Menya Nibi umuhe kwizera ijambo wavuganye nawe, umuhe kwizera iri jambo tuvuganye, iri jambo yumvise, kuko twavuze ko ari wowe jambo, kuko twavuze ko ari wowe wahozeho na mbere hose. Imana ijya kurema, wowe wari jambo. Yesu Kristo ni wowe jambo, kandi iyo uvuze ijambo urariherekeza paka ribaye. Reka rero uwumvise iri jambo akomeze aryuze, aryumve, amenye yuko ari wowe uvuganye nawe, kandi icyo uzajya umubwira icyo ari cyo cyose uzagikora kubwo kwizera yizeye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Rero mukomeze mukore subscribe kugira ngo iki kiganiro mukomeze mugikurikirane, kandi mugisharinge n'abandi kugira ngo bajye bamenya n'ibi ngibi. Ibi biba bikenewe, hari ibintu byinshi cyane abana b'Imana bakeneye kumenya. Tuzatubivugaho rero mu kiganiro Menya Nibi, muri gahunda ya muri izi studio za Sauti Hewani Ministries. Imana ibahe umugisha kandi bane namwe mu izina rya Yesu, amen, amen.